Bene data, bavandimwe, nshuti zanjye, abo duhura ku rubuga Inkomoko y'Indirimbo TV, baramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Muraho, ndi Pasitoro Kanoni Kayijuka Emmanuel. Nejejwe n'uyu mwanya mbonye wo kuganira namwe ku nkomoko y'indirimbo ya 281 yo mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, izo bakunze kwita indirimbo za Protestant. Senga Imana. Mana Data mwiza, turagushimira cyane ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo akemera gupfa kugira ngo tubeho. Turasaba umwuka wera kudufasha kwakira agakiza tubonera muri Yesu, kandi akadufasha kugeza iyo nkuru nziza uwo tarayumva. Amina. Indirimbo ya 281 itangirwa n'amagambo avuga ngo iyi nkuru twumvise yuko Yesu akiza. Ni nimero 97 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, izo bita z'Abadventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Ni nimero 281 mu gitabo cy'indirimbo z'Abaprotestant b'i Burundi. Ni nimero 620 mu gitabo cy'indirimbo cy'icyongereza cyitwa Golden Bells, na nimero 123 mu gitabo cyitwa Tabernacle Hymns. Amagambo y'indirimbo yahimbwe n'uwitwa Priscilla Jane Owens. Priscilla yavukiye ahitwa Baltimore muri leta ya Maryland muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yavutse tariki ya 21 Nyakanga umwaka w'1829, atabaruka tariki ya 5 Ukuboza umwaka w'1907, afite imyaka 78 y'amavuko. Ababyeyi be, umwe yaturukaga mu gihugu cya Ekose, naho undi agaturuka mu gihugu cy'Abagaruwa de Gare. Priscilla yamaze imyaka 51 yigisha mu ishuri rya leta muri Baltimore, kandi akigisha ishuri ry'abana ry'icyumweru ry'itorero ry'Abamethodist. Indirimbo ze nyinshi n'ibisigo byari iby'abana. Ubwo bari mu munsi mukuru wo kwizihiza iby'ishuri ryo ku cyumweru, nibwo Priscilla yahishuriwe amagambo y'indirimbo yavugaga ku byo kugaruka k'Umwami Yesu aje gukiza abanyabyaha. Priscilla yashingiye ku magambo aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 1 umurongo wa 15, agira ati: iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jye w'imbere. Indirimbo bwa mbere yabonetse mu mwaka w'1868 mu rindi jwi. Mu mwaka w'1882 nibwo yahawe ijwi riririmba mubo ryahimbwe na William James Kirkpatrick. James Kirkpatrick yavukiye muri Irlande tariki ya 27 Gashyantare umwaka w'1838, atabaruka tariki ya 20 Nzeri umwaka w'1921. Akiri muto, ababyeyi bari abarimu kandi ari abaririmbyi. Bimukiye muri Pennsylvania muri Amerika tariki ya 5 Kanama umwaka w'1840. Yasengeraga mu itorero ry'Abamethodist.
se wa James Kirkpatrick yari umuhanga cyane mu kuririmba, azi no gukoresha neza cyane ibyuma bya muzika. Ubwo buhanga yari yarabukuye ku muririmbyi wari ufite ubumuga bwo kutabona. James Kirkpatrick yafatanyaga kuririmba n'umwuga wo kubaza ndetse akigisha n'abana mu ishuri ryo ku Cyumweru. Mu mwaka w'1878 amaze gupfusha umugore, ibyo kubaza arabihagarika, yegukira ibyo guhimba amagambo y'indirimbo n'amajwi yazo. James Kirkpatrick yatabarutse arimo guhimba indirimbo aho yari yicaye mu ntebe mu nzu ye nijoro, igihe umugore we yari agiye kuryama, wasigaye yandika amagambo y'indirimbo yari yeretswe. Igice cya mbere, isi irahamya ko kumenya ko Yesu akiza ari inkuru y'umunezero igomba kumenyeshwa abantu bose aho bari hose. Yesu aradutegeka kubwira abandi ko akiza, ariko se kujya hose kuvuga ko Yesu akiza muri iki gihe biroroshye? Turi mu bihe biruhije, bimaze kumera nk'indwara ituma abantu badasurana. Ubu bwo COVID-19 yarabihuhuye. Urahura n'umuntu ati nabuze igihe cyo gusura abandi. None se abo tubana bo n'abo duturana turababwira? Nta muntu ugomba kwirana inkuru nziza y'uko Yesu akiza. Niyo mpamvu mu gice cya mbere cy'indirimbo Priscilla avuga ati, ngiyi nkuru twumvise y'uko Yesu akiza, vuga hose iyo nkuru y'uko Yesu akiza. Menyesha abarimbuka, abo mu birorero no mu midugudu y'uko Yesu akiza. Mu gice cya kabiri, Priscilla avuga ko iyo nkuru nziza igomba kumenyeshwa abananiwe n'abashobewe, kugira ngo bizere Yesu wabaviriye amaraso ku musaraba ngo abakize be gupfa. Abacumuye bagomba kubibwirwa. Priscilla yari afite agahinda n'umutwaro wo kumenyesha abantu bose ko Yesu akiza. Aravuga ati, menyesha abananiwe yuko Yesu akiza, menyesha abashobewe yuko Yesu akiza. Yavuye amaraso ye kera ku musaraba ngo abakize be gupfa, niko Yesu akiza. Mu gice cya gatatu, Priscilla aravuga ko iyi nkuru nziza igomba kubwirwa abantu mu bice bitandukanye by'igihugu dutuyemo. Muri iki gice aravuga ibice bimwe byo mu Rwanda, ariko nawe wakongeraho ahandi hatavuzwe. Bigerageze ukurikije uko bivugwa muri iki gice cya gatatu. Ibukiga ubabwire yuko Yesu akiza. Umvisha Bugesera yuko Yesu akiza. Vuga Bunyambiriri n'Indorwa n'Ibumbogo, bwira n'Ibufumbira yuko Yesu akiza. Igice cya kane, Priscilla aravuga ibyiciro by'abantu batandukanye bagomba kubwirwa ubutumwa. Muri ibyo hari nk'Abanyarwanda, abacuruzi, abo mu nkiko, ndetse ngo n'Ibuzungu n'Ibwami, uko bivugwa muri iki gice cya kane. Banyarwanda, mumenye yuko Yesu akiza. Mwihane, mumenye yuko Yesu akiza. Umvisha abacuruzi no mu nkiko bivuge n'Ibuzungu n'Ibwami yuko Yesu akiza. Mu bice bitasobanuwe mu Kinyarwanda ngo bishyirwe mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana, Priscilla aratanga inama ko inkuru nziza igomba kuvugwa hakoreshejwe n'indirimbo. Tugomba kuririmba no mu gihe cyo gushyingura abitabye Imana. Abapfuye ntibaba bumva, ariko barimo gushyingura ababo bakeneye kumva iyo nkuru nziza, bakumva amagambo yo kubahumuriza. Abababaye kenshi barumva, kuko abari mu kaga bakunda gutega amatwi ibivugwa. Hari umusizi w'umuhanga wavuze ngo iyo umwana avutse abaje kumusura baba bareba uruhinja na nyina. Iyo umuntu abatijwe abantu baba bareba uwabatijwe. Mu bukwe bareba abageni.
ariko mu gushyingura buri wese aba ahanze amaso Imana. Niyo mpamvu baba biteguye kumva. Erega iyo dushyingura uwapfuye tuba twibutswa ko natwe tuzapfa. Mu kindi gice nacyo kitasobanuwe mu Kinyarwanda, Kristo aravuga ngo n'imiyaga ivuga iyo nkuru nziza y'uko Yesu akiza. Bivuga ngo hakwiye gukoreshwa uburyo bwose kugira ngo abantu bose bamenye ko Yesu akiza. Muri ibi bihe turimo dukwiye gukoresha amateleviziyo, radiyo, imbuga nkoranyambaga, amabaruwa n'ubundi buryo bwose bushobotse. Yesu ashobora gukiza umubiri n'umutima. Iyo dusabye imigisha yo kuri iyi si hari igihe tudahita tuyibona, ariko iyo dusabye Imana imbabazi z'ibyaha byacu, Imana ihita itubabarira. Umuntu wese utuye kuri iyi si afite umubuza amahoro. Yesu aramubwira ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 11:28. Niba ufite ingorane z'uburwayi cyangwa ubumuga, ukaba udafite icyizere cyo kubaho igihe kirekire, ukabona COVID-19 irushaho kukumira nabi, ukaba uhura n'ingaruka zikomeye za Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, jya wibuka ko ubuzima bwo kuri iyi si atari bwo herezo ryo kubaho. Iyo umuntu apfuye yizeye aba aruhutse imiruho yo kuri iyi si. Yesu arakiza, agakiza guhangayika, agakiza gutinya urupfu. Kubabarirwa ibyaha biraruhura. Hari abantu benshi bategereje ko ubabwira inkuru nziza ko Yesu akiza. Priscilla yandika aya magambo y'indirimbo, yarazi ko Yesu yaje gukiza abanyabyaha kandi ko nawe ari umunyabyaha wa mbere nk'uko Paulo abivuga. Ese nawe uzi ko uri umunyabyaha? Igikwiriye ni ukumenya ko turi abanyabyaha, maze tugasanga Yesu akatubabarira. Umwuka wera akadufasha mu rugendo rw'agakiza, kandi akadushoboza kubwira abandi ko Yesu akiza kandi ko aruhura. Dusenga Imana. Mana Data, tugushimiye ko dukunda kandi twitaho. Tugushimiye ko Yesu yanesheje ibyaha n'urupfu. Dushoboye kumwakira kugira ngo adutunganye rwose. Dushoboze kandi kwakira umwuka wawe wera, atubashe kubwira abandi ko Yesu akiza, maze bamusange abakize. Twisagiye mu izina rya Yesu umwami kandi umucunguzi wacu. Amina.